nka saa tanu mu rugo rwiza rw'abakire bo muri etaje. Mo imbere harimo umumama yicaye arimo aranywa icyayi, ubona ameze nk'umuntu ukibyuka agiye kumva yumva kuri gate isoneri iravuze, barasonnye ahamagara Amanda, fungura kuri portail. Yabwiye Amanda ngo nafungura, ariko arimo aranayura anywa amazi nako akomeza gutegura umugati wagiye gufata breakfast yatinzeho. Amanda barasohotse yambaye tiriningi ni t-shirt nyine y'umuntu uri mu rugo. Ni umukobwa mukuru uri mu myaka 25. Abarasohotse yaragiye kuri gate arafungura, abona ni umusore muto wari mu kiro kimwe ahetse ibikapu. Arangije aramubaza ati ni karibu, si wowe mama mbwe ngo yitwa ndera Patrick? Wa musore aramubwiye ati yego nigiye Patrick se yinjira. Amanda nawe afungaho, baragenda baca kuri salo, aramuyobora bamwicaje aho ngaho muri salo. Ni mu gihe mama ahubwo nawe yahise agenda arahindura, araza aramusuhuza. Patrick aramusuhuza n'ikinyabupfura cyinshi. Mama Amanda abwira Patrick ati ndabona ukuntu uriya mugore yambwiraga ntabwo numvaga ko nsanga uri umusore w'ibigango umeze uko nguko. Patrick yaramwenyura aramubwira ati rega akazi nkora binsaba kuba mfite imbaraga. Mama Amanda araseka aramubwira ati okay, ndumva ibindi twabivuganye kuri telefone, akazi kawe ni ugucunga izamu nimugoroba, yego, ariko no ku manywa umukozi kuba ari hano wenyine ntabwo ari sawa. Niyo mpamvu ukorera nawe gusonera kuri telefone. Ku manywa yego ushobora kuba ufite izindi gahunda ukazijyamo nta kibazo, ariko nyine ukaba uhari. Ndashaka kukuribera kuko nanone uzajya uba ahangaha ukora ku kazi kawe k'izamu nimugoroba, hanyuma ube wajya no mu bindi, sibyo? Ariko uzirikane yuko ku manywa ushaka umwanya wo kuryama. Sinshaka Patrick ngenda agenzura cyane, sinshaka ko hari umunsi nzabyuka nsanga wasinziriye. Bamaze kutwiba kenshi, niyo mpamvu nzanye umuzamu nuko mukeneye. Hari habuze gato mu gihugu niba ziriya kampani zigira abasekirite, ariko nsanga uretse kuba nta nubwo binahenze cyane, yego, ariko uriya mama ni inshuti yanjye wakundangiye, ni inshuti yo mu rugo nyine, ni inshuti yanjye mukuru na ba mama, so naba no muri karitsiye mu cyaro iyo twakuriye, kandi nyine mu rugo ari mu rugo. So muzanye umwana wo mu rugo kanezera ko uzagakora neza, ibitari ibyo. Patrick ndakubwiza ukuri ko nta mikino ngira mu bakozi, yego, nahindurana kenshi ariko ugakora ibyo nagusabye. Patrick wari uteze amatwi yamubwira amategeko n'amabwiriza, yongera ko yamwibutsa, yarazunguza ku mutwe nyine yemera ibyo ari kuvuga byose. Arambwira ati mpabura ndakwijeje yuko kano kazi gabonye nashaka kandi nzagakora neza. Ati n'uwo mwanya mu mpaye rwose wo kuba nagira icyo nkora ku manywa nabyo ndabashimiye, ariko ntekereza ko akazi kanjye ariko kandaje ishinga. Mama Amanda aramubwira ati okay, sawa. Ubwo ngubwo Amanda Claudine, uwo Claudine ni umukozi w'ahangaha bari hano mu rugo. Hanyuma Amanda nawe ni umukobwa wanjye, niwe nsigaranye, bakuru be babiri barashatse, tubona twenyine. Papa wabo waherutse kwitaba Imana hashize imyaka 2. Mama Amanda yabivuzeho uko nguko ubona, ariko nanone anababaye nyine anibutse papa Amanda. Arangije Patrick ahita amwihanganisha amubwira ati mwihangane ni ukuri. Mama Amanda aramubwira ati ni ubuzima, yari amaze igihe kinini arwaye. So nibyo, ego Amanda mumyerekere ahandi mu cyumba cye yanzuye hanze, ni wenda n'ahandi hanze akwerekana. Hari ahantu tufungirana imbwa, ziriya mbwa ku manywa zigomba kuba zifunze, sibyo? Nimugoroba ukazifungura, urana nazo murane zaho. Hano baratwiba cyane, sinzi nimba bazi ko tugira zahabu, ntabwo mbizi. Baze kugira izo mbwa zose, ukanagira n'umuzamu, sitira abantu bakaza. Ejo twafashe umujura yari afite ibikoresho by'imenge. Abajura bahatari cyane, simbizi. Nubwo kujya mu muganda abayobozi bavuga ko bari kubikurikirana, kubw'amahirwe ubu byaragabanyutse, ariko ntibyatubuza kugira umuzamu n'izo mbwa. Ariko izo mbwa ziba ziri ku manywa no kuzifunga, nimugoroba mukazifungura.
ibindi kindi kibazo wagira wagenda umbaza sibyo amamujyane. Amanda yahise ajyana Patrick aragenda amwereka aho agomba kuba, ni inzu rwose yifatanye n'uwo mukozi, hari amanekso hanze y'umukozi n'iy'umuzamu, baramweretse ashyira ibikapu byaho hasi. Amanda yigira mu bindi ntiyajya no kumwereka n'ibindi, aravuga ati mama baramwereka. Patrick akigera mu nzu ashima Imana ngo muri icyo nzu yenyine yagenewe, ubona anezerewe n'akazi abonye, akavuga ati Imana yanyibumbi ijana ubuzamu gusa. Ati nibyo avuga byo ku manywa buguze ukwera ibyo, ariko ntabwo nabikora aka kanya, ariko ngomba gushaka ikindi kintu nkora, nkashaka n'akandi kazi. Mu mutima ati hoya reka mperetse kubijyamo, banze nigaragaze neza atazanshishamo ijisho. Ati ko amafaranga 100 si amafaranga yo gukereza, kandi njya nkaraba mfite ahomba. Akumva nyine ni amafaranga menshi cyane. Yatangiye gupakurura ibyo yazanye, amanika imyenda yazanye, inkweto abishyira aho ngaho, arangije aryama aho ngaho ku buriri arimo aratekereza cyane, ariko ari nako namwenyura, yishimiye cyane ako kazi yari abonye nyuma y'igihe kinini cyane ari umushomeri. Iminsi yarakomeje iragenda, Patrick atangira kumenyera akazi rwose ku manywa, nk'uko nyine na nyirabuja nawe mubwiye, akajya aryama kugira ngo nimugoroba arara akanuye, agakora akazi ke neza cyane ku buryo nyirabuja yabikunze. Ndetse nyuma y'amezi 3 atangiye gukora ako kazi, yahise amwongeza wa mushahara 100,000 amuha 5,000. Ayo mafaranga yose Patrick akajya yigomwa agasevinga, yarahize ko azajya sevinga 100, agakomeza gukora iyo senkani. Ndetse yewe n'iwabo bagira amafaranga bamusaba akabaha make, afite intego y'uko namara gukora akazi k'ubuzamu nko mu myaka 2 cyangwa 3 azajya kwikorera. Ubuzima rero bwarakomeje, maze umunsi umwe ari aho ngaho mu kazi, agiye kubonabona kuri gate nyine hari imodoka icanye amatara, arareba ngo arebe abari bo, abona ni Amanda ari mu modoka, ari kubona atameze neza, arimo arasohoka mu modoka atameze neza, ameze nk'umuntu wasinze cyane. Umuntu we bari kumwe yaba arasohotse, arangije aramufata nyine yaragiye no kugwa, aragenda amurandata nyine amwinjiza muri gate, akajya ahamagara asifura. Patrick arabibona nyine ko ariwe barimo barahamagara, maze Amanda wasinze cyane abwira umusore umufasha ati Patrick wabagare vuga gake ariko mu mata twumva mana nyicuza. Wa musore yahise ahamagara ati Patrick abaraje, arafungura gake gake, arangije amubwira ati Amanda wamumfashije ukamugeza mu rugo. Ati mama we ntabibone yuko yasinze kuno yatwica. Patrick ubona byacanze ntiyabitindaho cyane, ariko arabumva ibyo bari kuvuga, aba yinjije Amanda mu nzu, arafunga. Wa musore arinjira mu modoka aragenda, nawe nubwo yatwaye yari yasinze, ariko ubona agifitemo imbaraga mu kuntu. Ni mu gihe Amanda we yasinze cyane cyane, ariko Patrick arangije aramujyana mu rugo, aramufungurira, bafungura gake gake, agenda amujyana mu cyumba cye. Kubwo amahirwe Amanda araraga hasi, mama we arara hejuru, rero ntabwo yabyumvisha cyane, ndetse ahubwo we hejuru yari yasinziriye cyane ko Amanda yari atashye mu gicuku, undi yaryamye mu masaha y'ine. Ni mu gitondo mu masaa 3 Amanda yarabyutse yinanura, urangije sinzongera kunywa. Yakomeje kwivugisha ngo ntabwo azongera kunywa, arangije areba telefone ye, akompozamo nimero za wa Claudine babana aho ngaho mu rugo, umukozi wo mu rugo bafasha amasuku n'ibindi. Claudine abaraje aramubwira ati mbonye umpamagaye. Amanda ati mfata kwiyemurishira mama yagiye. Claudine yemeye, yazunguza umutwe, undi nawe akomeza kumbwira ati ndashaka nudozi. Claudine ati yego nzishiramo n'urusenda kwa kundi. Amanda ati rwinshi cyane yo gushiramo n'amasupu n'amazi na soya sauce. Oh boy, niba banza ndira amazi ndira muri cya cupa rimwe rya litiro imwe n'igice pana kiriya kinini, ariko banza ndebere ko hatarimo paracetamol. Mwana afite hangover, umara kwakumbarije. Claudine yagiye areba ibyo binini, aba arayibonye, ariko no kumubwira ngo mama we ntabwo yamubajije. Ati yamubwiye ko
bukiryamye ntiyabitinda ahita yigera mu kazi. Amanda ati meza urakoze sha nzana amazi tunanguriza moto z'igicyo simuhamagara sinkuko ziri iminota 20 tuzana. Claudine yarasohotse, Amanda asigara aho ngaho hangover imumereye nabi. Mu minota mike bamuzaniye amazi ko yamutumye muri rya cupa, undi aranywa n'ikinini aba yirambitse aho ngaho, ariko nyine umutwe umumereye nabi. Yari yaraye yasinze atangira gutekereza ibyo yarayemo, ukuntu baraye bari kumwe n'abashuti be bari kumwe n'uwo musore wamuzanye. Arangije afata telefone ahamagara nimero yanditseho Linda nagutinze amahita amwitaba. Undi aramubwira ati alo ndibitse mani ni sawa. Amanda aramubwira ati ko numva umeze neza mani ndanywaga njyenyine byagenze gute? Linda aramubwira ati umva sha ese ubwo mama we ntacyo yagutwaye? Amanda aramubwira ati umva kubw'amahirwe nasanze yasinziriye nta nubwo nyine ntabwo yambajije aramuzamu umwana mwiza kuva yaza ndamahoro si kimwe nk'ikizamu cyasimbuye mani cyarareganaga kivuguruzaga nzanye akanzana mu cyumba ndabyibuka nzana napfe mutwaje kwe nabaye atavuganye inyungu ashana umufatanyacyaha mwiza ndaza kumugurira akantu. Linda kuri telefone yaramubwiye ati umva nukuri ko Imana umugurire, ariko nyine ntabwo ari wenyine wanyweye ahubwo njye navugaga n'amazi reka sha nari mfite akazi mu gitondo nese nkwishinge wowe uri kujya kwa mama wawe mu kanya nka 8 nabwo gucekinga pabarira. Amanda yaramubwiye ati umva wowe naho ndi kujya pe aho uzi ko mama azanyirukana nuko ntabwo mbasha kumanaginga biriya bintu nyine gusa nazinduka ariko no kujya sinarariko ntabwo mbyanga ariko mba numva ashatse undi mukuza kandi sumva nagira numva ko nawe uri amahoro nubwo numva umeze neza wa musinici uziko ndapfuye mu buzima uziko twanyweye nk'amacupa ngayo noneho dry. Linda yarasitse kuri telefone aramubwira ati wikire ntabwo twanyweye amacupa meza ahubwo wazinywaga nka shoti, reba gufata glass wazinyweye nabi. umva tubonane reka nkore akazi njyana na mama nzaba numva utarakupa. Amanda agiye kupa kuko yese amubwira ati nagiye kukubaza si yakugejeje mu rugo byagenze gute ko mwari mutameranye neza mwana mwari mwashwanye mutari kuvugana neza? Amanda yabwiye Linda ati wiki si twashwanye byagenze ntabwo nabyibuka ahubwo banze impamvu nanywaga inzoga nyinshi cyane. I don't know, simbizi ramutipe nimba ari uko aho ubizi nyine ko ari mwiza afite amafaranga so ari ukuntu yibagirwa agaciro k'urukundo mukunda kambyimbaho. Nyine nawe reba ukuntu yarimo arabyinisha uriya mukobwa nanazi n'uwo ari we, umuntu turiwe bwa mbere muri anniversaire uri kumva twese n'ubwa mbere tumubonye ariko I doubt ko batari bazanye, twese n'ubwa mbere tumubonye n'ubwa mbere bamubonye bakabyinana kuriya urinde wo kudafuha. Linda uziko siri urukundo rwanjye n'abantu tugeze uziko tuba dupanga ubukwe and then akajya kubyinisha ibikobwa nka kuriya apana akongera burandakaje cyane kandi simbizi nyine arabyimba tu. Linda yaramubwiye ati sha ibyo uvuga nibyo man ibyo uvuga nibyo nyine simbizi nyine reka nyine nawe reba buri mukobwa wese yamwifuza sibyo rero wasanga wabona uri gafive ariko buriya nawe yarimo arahavinga fun I think ahubwo se buriya yigeze amahoro yari yabaye hanyira mbwise mwese nkabamagarira umusara akabatwara wape wongera mva bifane kandi sha I bet ko bamwandikiye cyangwa se ahubwo bataramu mani yari yasize byataye muhamagare wumve nimba nyine ugumberanye neza sibyo ibindi turavugana. Linda yahise asezeraho Amanda nyine nawe aramukupa. Amanda ahita atangira kwibuka kuko nimugoroba yari yasinze cyane ariko afite n'uburakari yarakajwe n'ukuntu bari bagiye muri anniversaire y'umushuti wabo maze
Thierry bakunda na wa wundi babona biri na Siri benda gukora ubukwe akamubona abyina n'undi mukobwa basunda babyina ngo indirimbo ugezweho ngo yitwa ngo kampe n'ibindi byinshi cyane. Niyo ndirimbo ku buryo kiyagiye akayisibana yanga nyine. Arangije umutima ati se muhamagare, undi ati se mureke, ariko biranga aramuhamagara. Gusa amuhamagaye telefone ntiyacamo. Arangije arebye kuri WhatsApp aramwangira ati hayi, abona ajeho akatike kamwe. Aravuga ati we aracyaryamye, ariko yibuka ko amasaha y'akazi yageze. Arongera aramuhamagara ngo yumve ko bitarizo. Telefone irangije iciyemo Thierry aramwitaba. Amanda ati hayi. Kuri telefone Patrick arambwiye ati hayi, ati bite? Amanda ati shameze neza uretse ko ntango bimereye nabi, thanks for last night kunyuza mu rugo. Patrick arambwiye ati it's okay nta kibazo, ati erega ibyabaye nijoro ni ibintu byari biri aho ngaho, ntabwo ibintu byari gutuma Amanda yarambwiye ati yeah, I'm sorry nukuri nanjye banza mfuha cyane. Uri mu kazi se basi wowe? Thierry arambwiye ati yego ndi mu kazi. Undi arangije arambwira ati okay sawa ntacyo genda jya mu kazi mu kanya saa munani ubwira umukecuru ko nameze neza ngo turavugana. Thierry arambwiye ati ubwo turaza kuvugana. Arangije aramukupa. Ni mu gihe za noodles yari yatumye wa mukobwa we wabo zari zihiye. Arangije ahita azimuzanira akurura akameza atereka aho ngaho. Amanda areguka atangira kuzirya n'isosi nyine gutumira huta agerageza ngo arebe ko hangover yamushiramo. Arangije amubwira ati gushasha nta rusenda rurimo ariko ndana rundi rusenda rushya pe. Yakomeje kurya. Claudine nawe aragenda azana urusenda ngo yongeremo arebe ko iyo hangover yamushiramo. Akaza kujya ku kazi kwa mama we ameze neza. Ku kazi kwa mama we rero Amanda yakoraga nk'ushinzwe abakozi mu ruganda rw'iwabo rwatunganyaga ikawa ndetse banafite na coffee shop zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ubwo rero yarebereraga ibyo byose, akajyayo rero bukeye nabwo ntagire ibintu byinshi akora, akagenda supervisinga ibyo abakuriye nyine bateguye. Cyakora akaba ari ujyana nyine igisubizo cya nyuma n'imyanzuro ya nyuma kuri mama we wari uhagarariye urwo ruganda, ari nawe nyine nyirarwo umugabo yarusigiye. Ubwo yari amaze kurya izo noodles yatangiye gukaraba, ariko akumva ntabwo ameze neza. Aba yandikiye mama arambwira ati mama ntabwo ameze neza, ndumva umutwe uri kundya n'ikibada cyaje. Abeshya nyine ibintu byinshi cyane. Mama arambwira ati ntabwo ikibada ugiherukamo ejo bundi. Undi ati nyine hashize ukwezi ma. Yaramubwiye ati mbabarira nze kuza nimugoroba pe. Mama arambwira ati nta kibazo, ruhuka urebe n'ikinini ndumva mbifite, ubwire na Claudine akurebere kako hanyuma ubwo nyine ejo uzazinduke. Ngomba kureba ibyo umunsi utakoze. Wakoze rero saa 4 tuzahagurukana saa 2 sawa. Yaramukubye kuri telefone. Amanda yishima cyane ko uwo munsi atari bize kujya gukora. Ahita yongera yisubira mu buriri maze yigira kuri social media. Nyuma y'amasaha make Amanda ari mu cyumba cye ari kuri social media yageze arabihaga. Arangije arasohoka aza kureba ahantu Patrick yari ariwe. Arangije aramubwira ati twavugana. Undi yabaraje bajya muri salo, ariko Claudine bari mu kandi kazi. Aramubwira ati sha sorry nibagiye kugushimira n'ukuri wakoze cyane ariko mami yambona ukuntu ari meze wallahi ubona irwaye nyinshi. Patrick aramubwira ati nta kibazo ariko gusa atubonye ubundi ubwo nzajya mubwira mu iki, kuko n'ubushize urabizi ko atari ubwa mbere bibaye kandi nukuri ndashaka akazi kanjye. Amanda aramubwira ati oya ntacyo wabitwaraho, ushize se wamfunguriye gusa ariko ntabwo nabaye nako nari meze zo kuri byari too much. Kera ntabwo bikunda nyine ko unywa cyane kandi ari igihe umuntu aba abikeneye wanduze n'ibiki. Afite turoma ararwaye. Mama wanjye papa wanjye nako nyine yapfuye ejo umwijima yaratinda kunywa inzoga nyinshi. So kuva ubwo rero mama nta n'ikintu na kimwe wabona hano, kandi nawe yaranywaga barasangiraga ariko wenda ko papa yazinywaga kuva kera. So niyo nkuru iri behind ibyo byose byo kuba nyine mama yambonye niyo yambonana nigeze nayo naje ibanza yayagara. So ariko just
nyine babimenye ko impamvu bitinda hari uko nyine papa yabigurishwe nabyo byose indwara zaturutse kuri ibyo ariko ntabwo nywa kenshi zo kuboza zimaze kumfungura nka okay bamfunguriye nka gatatu ndi muzima ntabaye cyane cyagiye umfungurira nabaye ariko ntabwo naragendaga nisha umunsi nta bintu birenze umeze turi gusayaba ajya ashimana nanywaga buri munsi Amanda yatangiye kuganiriza Patrick ibyo kunywa inzoga kwe ndetse na Patrick nyine yanga kumuca mu ijambo abona ni umuntu ufite ibintu ashaka kwivugira akomeza kumubwira ukuntu papa wabo yarwaye igihe kinini umwijima ariko nyine ngo byaturutse kuko yaranywaga inzoga ibyatumye mama wahabuka hahandi nawe yanywaga inzoga zivaho ndetse na Amanda nawe bazimukuraho niyo yamwumvaga akantu gato k'inzoga barashwanaga cyane rimwe na rimwe akamukubita rero ubwo Amanda ibintu byose akora yageragezaga ngo mama we atamenye ko yanyweye inzoga ntabwo ari ikibazo cyo gutaha kare mama yamuhaga rugari agataha igihe ashakiye kuba mu rugo rwe rwose ntamubwire ngo utahe kare ariko nyine akamubuza kunywa inzoga ubwo rero yakomeje kubiganiriza Patrick aramubwira ati ariko birumvikana n'impungenge z'umubyeyi Amanda ati mbona akabyo nizo nari ikibazo mfite biravuga ngo ntibyamuzanywe gake Patrick yarasetse maze aramubwira ati nta kindi kintu mwanshakiraga mabuja Amanda aramubwira ati ufite akandi kazi urimo urakoze cyangwa ndakubangamiye Patrick yaramubwira ati oya ahubwo nyine ni uko mu kanya mama yarambwiye ngo araza kureba ukuntu mumeze ngo mwavuze ko murwaye rero ubwo yarabimbwiye ambwira yuko namubwira Claudine nyine yari yamubuze nyine nawe ngo yari yakubuze sinzi niba telefone yari itari iriho Amanda yikanzemo arangije arambwira ati ngo mama arimo agiye kuza Patrick arambwira ati yambwiye ngo agiye kuza urarwaye yese ambwira ati okay sawa ntacyo umuntu waba ugiye Amanda umutima waradishye akajya yihumuriza wumva yuko inzoga zitakikunukaho nyine yumva afite ubwoba aba aragiye asubiye mu cyumba kuko mu minota mike mama wabo arahageze aje asanga araryamye yisinzirishije aramubona undi arangije yigika aho ngaho aragenda abwira Claudine ibyo amutekera amubwira ukuntu umwana we nyine ajya arwara imihanga ikamubabaza na Claudine yari amaze igihe gito aje gukora ku kazi k'aho ngaho nyine atazi amakuru menshi abamubwiye ibyo amutekera uburyo mukuru beterave ngo ava cyane nyine atangira kumwitaho nk'umuntu nyine aramubwira ngo namwitaho nk'umuntu urembye kandi udari kubeshya nta n'ikibada kiraza arangije asubira ku kazi gusa akigenda ntabwo nyine yanahatinze Amanda yisongera arabyuka ariruhutsa ukabona afite ibitekerezo by'umutima umwe umucira urubanza ku bw'izo nzoga anywa nyinshi cyane nawe ubona atangiye kuba addicted n'undi umubwira ati oya ni ugukabya umuntu aba rimwe mu buzima ibintu nk'ibyo ngibyo ubona afite ibitekerezo byinshi arongera arirambika ari nako akomeza gutekereza cyane ni nimugoroba mu masaa 12 ahantu muri hoteli hatatse neza indabo hari hariho n'ikintu cyanditseho ngo will you marry me hari harimo abantu amatara bayajimije nyine uhabona gusa ari kumuritsa agatoroshi nuko muri ako kanya hirya muri lift habasohotsemo Amanda yambaye neza ari kumwe na Linda baje nyine basohotse Linda mu masaha make yarashize yari yamubeshye ngo basohoke baganire ngo ntabwo baherutse gusohoka ngo bafate udufoto bifotoze ubwo rero baramuzanye ariko bakihagera hahandi bahise bacana itara umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu ari indirimbo z'urukundo bari batumiye ahita atangira kuririmba indirimbo isaba Amanda kuba umugore wa Tsiri Amanda bitangira kumucanga icya mbere cyo yakundaga uwo muhanzi icya kabiri kumva ngo izina rye muri iyo ndirimbo will you marry me y'umuhanzi yasubiragamo biramucanga cyane arangije areba Linda amukubita urushyi ari nako yifata mu maso nyine yatunguye cyane arebye hirya kuko abona hasi Tsiri yapfukamye n'impeta umutima uramuryaje intege abayicaye aho ngaho hasi arimo araseka yishimye ubwo ni kwa manzi nakomeza kuririmba ngo will you marry me Tsiri Amanda aragenda amwegera amuha ikiganza amwambika impeta abarango bose barishima cyane barimo na mama wa Amanda abavandimwe be bashatse nyine bose n'abandi bake ba famiye baraho hafi baramwishimira cyane ko bamupropoje nyuma y'uwo muhango batangira nyine no gusangira
banezerewe. Amanda yemerera Thierry bari bamaranye imyaka 2 n'igice mu rukundo kuzabana nawe akaramata, ndetse n'abantu baraza baza felicitation babifotorezaho. hari umufotogarafa urimo fotogarafa bakomeye barenze cyane mu gihugu. ubwo nyuma yo kwifotozanya baragishimira wa muhanzi nawe bafatanya ifoto. ibirori birakomeza, ariko yishimye cyane akajya akomeza kureba impeta, tumva utari kubyumva yuko ari fiance bamwambitse impeta. nyuma umuhango urangiye n'ibirori nyine birangiye, barataha. abandi Thierry na Amanda nabo baratahana, ariko banatwaye Linda. ni mu gihe ariko kwa Linda hari kure. Thierry abanza kugeza Amanda mu rugo iwe, aramusezera amuha bizu. ubwo niko na Linda abibona nyine inyuma aho ngaho, ariko areba hirya abonye bagiye gusomana. Amanda ahindukiye ahita amusekera, undi aramusezera yinjira mu rugo. Thierry akomeza ajyana Linda mu rugo iwabo, yaramuhaye lift. Amanda nawe akomeza mu rugo iwabo yishimye cyane, atari kumva uburyo ki yambitswe impeta. nyuma y'amasaha 3 Amanda yageze mu rugo yanahinduye, agiye kujya kuryama rwose, maze no gukaraba mu maso. yarebye sharijeri mu ishakoshi ye arayibura, abona telefone afitemo 2. mama we afite indi sharijeri itandukanye n'iye. atekereza ahantu yaba yayishize, yibuka yuko yahitaye mu modoka ya Thierry. arangije ahamagara Thierry, telefone ye irasona ariko ntiyayitaba. ukabona arangayitse cyane nyine uburyo ki yataye sharijeri ye. arangije muri iryo joro ahamagara kabu. we ntabwo yari azi gutwara imodoka aho ngaho yakoresha iya mama we. ahamagara kabu iraza, hari umusore wakundaga kumutwara, aragenda amujyana kwa Thierry. ahageze arifungurira kuri gate. we yatekerezaga yuko Thierry yaba yanasinziriye, ntiyirirwa akomanga ko nyine aramuhamagaye mba ntayitabye. arafungura gate, urufunguzo yari arufite. ageze no kuri salo naho arafungura yinjiramo, ariko ataragera kure abona ku meza hari ibirahuri bya wine, hari amashashi ya winners bariye amachipsi. atangira kubyibazaho, ariko anaraseka nyine amwenyura, atekereza uburyo ki fiance bavanye kurya hazi, akaba yaje agatera n'utwo tuntu twose akaturya. icyakora cyabona ibirahure byari 2. yanga kubitindaho, aragenda yerekeza mu cyumba ngo ajye kureba nyine urufunguzo rw'imodoka, atarinze akangura Thierry. agenda afata sharijeri ye. agera ku muryango w'icyumba yumva amajwi y'abantu bari kuvuga baseka. yikangamo kumva arimo n'ijwi ry'umukobwa. atangira gutekereza iryo jwi, akumva ahantu arizi. umwangamuntu ahita afungura, ahita anacana itara araza ryari rihari ucinjira mu kaboko k'ibumoso. arangije ahita abona ni Thierry we na Linda bambaye ubusa ngaho mu gitanda cya Thierry, ubona kuko barangije gusambana. Amanda yabuze icyo avuga, amarira ashoka ku itama. ni mu gihe Linda w'isoni zamwishe areba hasi, Thierry nawe isoni ziramwishe ahita anamwishikuza. Amanda arabareba, ariko amarira akomeza gushoka ku itama, bo isoni zabishe. asohoka aho ngaho yirukanka, na sharijeri ntiyayifata, ntiyanabaza Thierry iby'imfunguzo. ahita asura mu modoka aragenda arimo ararira cyane, n'agahinda kenshi k'ibyo abonye inshuti ye magara iri kumuca inyuma na fiance. Thierry umaze amasaha make cyane amuporopoje, agenda arira cyane. shoferi nawe umutima uramurya, akajya amubwira ati hangane. undi nyine ntamwumva, yakomeza kurira cyane. batararenga kure ababonye ahantu helicopter ifunguye, aramubwira ngo nahamusige. wa mushoferi aramubwira ati none se mwabujwe cyangwa kugeza mu rugo ko ngiye gutaha ugura atahanwa nandi. Amanda aramubwira ati baza byinshi, nakwishyuye insigari yo kugenda. yaraparitse, undi nawe avamo aho ngaho aragenda yicara muri helicopter yaka shots, ndetse na nyuma akomeza gutuma izindi wine. nyuma y'amasaha ageze muri 3 yasinze cyane, yananywa inzoga ziyahuza. baramubwiye nyine ngo yishyure, bagiye no gufunga. amasaha ageze yo gufunga, arangije yibuka yuko nta karita yari yazanye, telefone ye yazimye. avuga ati si umuhamagare ndi, niko kubaka telefone ngo ahamagare. abereka ko iye yazimye kuko yari yayitwaje. baba bamuhaye ngo ntacomeke, ari bagiye no kuyicomeka no gusura sharijeri, nta kintu kimwe yibuka bifite muri jampa. bamuhereza telefone, ahamagara nimero yibuka y'umuntu yakwitabaza. ahamagaye ni Patrick, yari yitabye mu rugo. undi n'ururimi rutava mu kanwa amurangira ahantu ari, aramubwira ati waje ukamfata. aturagera ngaho telefone yanjye yagiyemo akariro, ndumva ufite amafaranga kuri telefone, fata kabu uzumfate pazo. umutima uramurya, aravuga ati se ndahava, ndabwira ngo iki mabuja, nasohoka akambura ko yavuze ko ageza kundeba. usabye ku isabune mu masaha 8, avuga ati byanga byakunda ntabwo ari we yabyutse. Patrick arangije kuko abasohotse ngo iwabo,
aragenda ku muhanda ategereza tagisi, akajya atega tagisi agasanga ari undi muntu amubaza niba agiye mu mujyi umwe n'aho nawe agiye, mu mujyi umwe n'aho nawe agiye, bakamubwira ati oya, kubw'amahirwe aza kubona kabu, aragenda ahamagara Amanda kuri ya nimero yamuhamagaje ya nyiri kasitowa nyine yari ugiye gufunga, baramurangira agera kuko telefone irimo akariro wamufasha kwishyura, amubwira password byose nyine arabyishyura, binjira muri kabu barataha, amujyana iwabo. Amanda yasinze cyane ariko arimo no kurira atekereza kuri Thierry wamwambitse impeta akahita anamuca inyuma n'inshuti ye, agira ibitekerezo byinshi, aterateranya ibintu byinshi, ahantu yakunze kubasanga bari kumwe, ukuntu yajyaga areba bareba n'ibintu byose nyine yajyaga yirengagiza, atangira kubibona akabona ntabwo ari ibintu byabaye iryo joro, ariko no kuba byabaye iryo joro ku munsi yamwambikiyeho impeta akumva ni igikomere atazakira vuba, agakomeza kurira cyane. Patrick agahozahoza undi bikanga, arangije agwa agacuho agenda amuryamyeho. Patrick ubona ahangayitse cyane ababaye, akajya agenda anivugisha nyine ibya Narinda, avuga ukuntu yamukundaga, yamwizeye, atamuciye inyuma, ukuntu Rinda yamukundaga nyine byose abivuga. Inshuti yanjye magara na fiyanse. Imodoka yarakomeje, umushoferi nyine adashaka no kubitinda nyine akabyumva akabyirengagiza. Bageze hafi yo mu rugo baramubwira ati parika hano hafi nta kibazo, bavamo. Amanda wari wamunasinzireho gato yishyura imodoka, barasohoka. Patrick arongera amuranda atamujyana iwabo paka mu cyumba nyine kwa kundi amaze n'iminsi abikora iyo atashye yasinze cyane yabaye. Ariko akimugeza aho ngaho mu cyumba yashatse guhaguruka ngo agende, Amanda aramufata aramubwira ati wigenda ntabwo nshaka kuba ndi jyenyine na mama yasinze, ubu ntabwo ari kunyumva, ati sinanamwitayeho. Patrick ati oya reka njye mu kazi. Amanda ati n'ubundi zirenda kurenda gucya, urenda kuba mu kazi kawe, guma ahangaha tuganire, ntabwo nshaka kuguma jyenyine. Patrick amubwira ati mabuja ndakwinginze reka ngende mama wawe adasanga ntari mu kazi kanjye. Mu gitondo Amanda atari turabona ari aho umwaye cyangwa nawe uri kubona ari ahantu umwaye, natuma umuhungu mwimariyemo wese wantwaye ubusugi nari narintwariza anca inyuma n'inshuti yanjye magara ku munsi yanyambishyeho impeta. Urabona mwaye reba urabona mwaye he? Yavuze yiyambura. Patrick amanura umupira arambwira ati mpabuje mbabarira ngende. Amanda atangira noneho kubishyiramo imbaraga, amwiyegereza, atangira no kumusoma. Patrick akamwiyaka. Amanda arambwira ati ndakwinginze basi nyine ko ufite agaciro. Patrick mbabarira sugenda. Yatangiye kumusoma Patrick biranga, acika intege ntaramusoma, maze bararyamana. Mu gitondo Amanda abyutse nyuma yaho yari yararyamanye na Patrick ndetse nyine bakabikora we yasinze. Yabyutse gufite hangover, inzoga yari yanyweye, ariko nanone atekereje ibintu byabaye nijoro, umutima uramurya, agira ubwoba bwinshi cyane ndetse anabona abyutse yambaye nyine ubusa. Arangije arebye abona Patrick ntawe uhari, umutima uramurya, ahita abyuka vuba vuba, ariko umutwe uri kumurya, afite hangover yahatari. Areba mu kabati afata ikinini kimwe bafata nyine ngo ataza gusama. Yageragezaga kwibuka nimba bakoreye aho, nimba bakurikije agakingirizo, ariko aravuga ati ibyanga byakunda reka nyinywe. Arangije arakinywa, nuko yongera asubira mu buriri araryama, ariko ntiyasinzira. Ibitekerezo ari byinshi cyane, ariko ari nako akomeza kurira atekereza ibyamubayeho, ukuntu mu ijoro yari yambikiyemo impeta aribwo yafashe umukunzi we aryamana na besiti we. Nkaho bidahagije nawe arataha yasinze aryamana n'umuzamu w'iwabo. Ibibazo bikomeza kumubana byinshi. Iminsi yakurikiyeho Amanda yakomeje gukomeza ubuzima bwe busanzwe na Patrick akomeza ubuzima busanzwe, ariko bakajya birinda kugira ahantu bahurira. Amanda agakoresha uburyo ki ataha Patrick ataratangira akazi ke k'izabo rya nimugoroba, akaza kare nyine cyane ko nawe yabaga ari mu nzu ye ku manywa. Bajya no kujya guhura Amanda akahita akata, cyangwa se Patrick akahita akata, buri wese afite isoni nyine z'ibyo bakoze. Rimwe rero bamaze igihe muri ibyo ngibyo, Amanda
yakeneye umwenda hanze hamagara Claudine ntiyaza, arangije asohoka ajya kureba uwo mwenda aragiye kwambara ngo agende. Akigera hanze akubitana na Patrick arimo arawanura ko umugozi wabaga aho ngaho imbere kwa Patrick nawe aramubona, bose isoni n'ibimwaro birabica. Agifata umwenda ahita yibagishwa Patrick ati se Claudine ari he? Patrick amubwira ko Claudine agiye ku muhanda, arangije afata umwenda nyine aragenda. Nta n'ibintu byinshi cyane ashaka kuvugana na Patrick, ariko ataragera kure Patrick mu ijwi rituje ahita amubwira ati ntabwo ngiye nari nasinze, ibyo twakoze nari mbizi, yego twabikoze wowe utabishaka utameze neza, ariko ntabwo mbyicuza. Ati kubera ko nagukunze kuva ku munsi wa mbere uza kunkingurira kuri gate hariya nje hano kwaka akazi, atari ko wenda mu bundi buzima ibyo nibyo ndi gutekereza niho waba mbona nk'umuntu w'umusore nyine muzima. Amanda wari murareba imbere ari kumva ibyo ngibyo Patrick ari kuvuga, yabaye nk'uwikangamo kumva ko Patrick ngo amukunda, ngo yamukunze akimufungurira icyo gihe cyose amaze aho iwabo, ngo akaba amaze igihe nyine amukunda. Arangije atakomeza yandikira mu bwe arigendera. Patrick nawe asubira mu nzu ye yirambika ku buriri n'ibitekerezo byinshi. Amanda aragenda nawe akomeza gutekereza ibintu byinshi cyane. Ageze mu nzu akuraho irido areba kwa Patrick abona nyine yinjiye mu nzu, maze akomeza gutekereza ibindi bintu byinshi, ariko nanone agifite agahinda k'ibiherutse kumubaho, ibyo Thierry na Linda bamukoreye. Yavuye mu kazi yarinjiye, arangije ajya kurya, arajya no kuryama asanga mama we yatashye kare anaryamye. Akigera mu cyumba afata telefone yandikira Patrick aramubwira ati Patrick nta hantu mwaye, ati kuba ukora ku kazi ntabwo nyine bivuze yuko utari umuntu nk'abandi, atari ko ibyo gukundana nawe ntabwo byakunda, gusa nagushimira kugira nk'inshuti cyane ko n'ubundi ari ibintu bimwe byanjye uzi kandi biri deep, ati gusa ibyo gukunda nabyo ntabwo byakunda. Patrick yahise amwandikira nawe arambwira ati ariko ntabwo ngenda gusabye ngo dukundane, ahubwo nagira ngo nkubwize ukuri ko niyo mva tutazagira ngo wenda ngenda byicuza. Amanda ati oke nta kibazo, niba wakomeza kubitindaho mu mutima ati kazima mubwiye ko gukundana bitakunda, nawe ntabyo ashaka, mubwiye ko twaba inshuti. Arangije ariryamira mu gahinda ke, amaze iminsi ari mu gahinda gakabije nyine ko ibyamubayeho. Iminsi yakurikiyeho Amanda na Patrick kuko babaye inshuti, ariko nyine Patrick we karimo cyane, ndetse we rimwe na rimwe Claudine nawe akabakeka ukuntu Amanda ajya kumureba, mama wabo yaba adahari wenda Amanda ntari mu rugo, Patrick akajya muri salo bakareba nka filime nyine bagaciringa aramuhaye ikaze mu rugo. Yababera n'umwana mubi ngo agenda ajyana urugambo kwa mama we nyine kwa nyirabuja akajya bihurira, baragenda baba inshuti cyane. Hahandi rimwe na rimwe niyo basangiraga nyine nka Patrick yazanye inzoga bakazinywa bihishe, batumye Claudine nko mu isoko bamubeshya ibintu byinshi. Amanda yajyaga akunda kurira nyine ari ibyo yibutse bya Thierry, bikarangira afungukiye Patrick gake gake bagenda bakonekitinga cyane. Noneho bitewe n'uburyo Patrick yumvagamo Amanda mu buryo butunguranye, Amanda aza kwisanga nawe atangiye kumva akunda Patrick. Amanda amaze kubona ko Patrick adasigaye amubona nk'umuntu usanzwe nka zamu cyangwa se inshuti ye, yatangiye kongera kumwibuza, ndetse na Patrick akabibona. Rimwe aramubaza ati twapfuye iki? Amanda aramubwira ati ntacyo, nuko maze iminsi mfite akazi kenshi, gusa ibyo ngibyo abikora nk'ibyumweru bibiri gusa. Nyuma y'ibyumweru bibiri akumva yamukumbuye, akumva ntashaka kuryama batavuganye, ibyiyumviro bye biragenda birakura, kugeza aho noneho waje kumwibwirira ko nawe amukunda. Patrick biramutungura, icyo gihe yari yaramusanze muri ka kazu kari ku manywa, maze aramubwira ati ariko sinakubwira ngo bifite ahazaza. Akishaka kuvuga byinshi Patrick aramwegereye aramubwira ati gute bidafite ahazaza? Amanda ati Thierry yari tipe w'umukire ufite ibintu byose, mbabare kubivuga uko nguko, none bari amezi angaha bane gusa dutandukanye, and then nyine I'm
so sorry kubivuga ukungu ariko yanze komeza kuvuga byinshi nyine Patrick nawe arabyibwira kumva yuko afite ikimwaro abantu bazavuga gute mama wese azabyakira gute kumva ko umwana we yatandukanye n'umusore ari umukire ufite ibintu byose ariko akaba ngo ari gukundana n'umukozi waho ngaho umuzamu. Patrick aramubwira ati ndabyumva. Amanda ati se tubigenze gute tuzabikoreho iki? Patrick ati nanjye nkubwiye ko hari igitekerezo mfite cy'ibyo twakora ntawe nkubeshye ati cyakoze kumenya ko nawe unkunda byo niba ari ikintu kibunezeza uyu munsi n'indi minsi yose nzamara hano n'icyo ngicyo. Amanda araseka basa nk'abahinduye sije ariko banakomeza kwibaza urukundo bari gukundana rumeze nk'urudashoboka. Amaherezo yabyo Amanda na Patrick bemeranyije gukundana ariko nyine baba babigize ibanga ngo barebe aho bigana. Gusa mama we atangira kwibona ko umwana we yongeye kuzana akanyamuneza nyuma y'amezi make yari amaze afite agahinda gakabije k'ibyo yakoreye na Tsiri. Arangije ndetse rimwe na rimwe Patrick yagira ibyo ahuriramo n'Amanda akabona ari ukuntu barebana ahuriye nko kuri gate. Umuntu mukuru atangira kubitekereza ariko nyine ntiyabereka yuko abizi. Nuko rimwe bari ku meza Amanda bimwanga mu nda abwira mama we ko we na Patrick bakundana. Mama we yaramwenyuye arangije aramubwira ati wowe na Patrick uramuzamu murakundana. Amanda yarabyemeye. Mama aramubwira ati none mbona ufite ubwoba ufite utameze neza wumvaga n'ubibwira ntibyakire gute? Amanda ati ntabwo mbizi nyine kubera ko ni umuzamu. Mama yaramubwiye ati Amanda yego Patrick ni umuzamu umusore niyo namwongereye kubona ari umusore mwiza no ku buzima bwanze so ndabyumva ko wamukunda be ariko umuntu uzi amateka yanjye na papa wawe ibyo bintu kuko umvaga kubimbwira ari ibintu byo kumva ari ikibazo. Amanda wari ufite amaso areba hasi yaramubwiye ati afite impungenge pe. Mama yaramubwiye ati Amanda ibyanjye na papa urabizi papa we yankunze muri wabo mu ka coffee shop ntazi ndi umukirina wo muri coffee shop uzi amafaranga nahembwaga so kuba wakundana n'undi musore n'undi mwana it's okay. Kuba adafite ubushobozi ntacyo bitwaye. Nari mfite igisa ntabwo ndi rwose bababyeyi bo ngo amateka yisubiyemo ngo ntibe oya rwose na Patrick umva nimwikunda upfa kuba urabizi upfa kurinda hagati y'amaguru yawe nta mwana ashaka aka kanya utarashaka nawe undi kuwukundana nawe ntimbwiye igise bimbaye rwose niyo nawe mwatandukana hagiramo ibibazo biza mu buzima ntuzumva uhatijwe gushaka ngo umusore ngo ufite ngo amafaranga ngo ufite ubutunzi ngo kuko ngo umwana wo kwa runaka oya papa yankunze ndi umukirina ubwo rero ngiye kuvuga ngo nditambitse mu bintu byanyu ushaka byari ukwikunda mwana wanjye. Ntagize ari ikintu ufite kumbwira wowe ukambwira ngo urashaka kumbwira nkagira ngo ni ibintu bikomeye. Amanda yaramwenyuye bakomeza kurya nyine ntibanabitindaho. Mama we yakundanye na papa we yakora iwabo nyine ari umukirina iwabo biza kugorana bitambika urukundo rwabo ariko papa we nyine amurwanira ishyaka barabana baza kubababarira nyuma. Ubwo rero bitewe n'ubuzima yaciyemo n'ukuntu atari umuntu wo mu bakire n'ubwo buzima bwose yumvaga nta mwana we azitambika ngo nuko yashatse mu musore udafite amafaranga ngo nuko yagize ite. Aba rero ahaye rugari Amanda bakimara kurya wagiye mu bindi. Amanda yahise asohoka ajya kubwira Patrick ibibaye ahibwira ko abibwiye mama we. Patrick biramunezeza cyane barahoberana arangije atanamubwira nyine kuri iyo story ya mama we ntabwo yari yarabimubwiye. Patrick biramutungura cyane arangije Amanda amusezera aho ngaho ajya kuryama bamusiga ku kazi ke. Bose barara banezerewe cyane ariko kandi nanone Patrick yumva afite isoni z'uburyo mama Amanda ari mu gitondo agiye mu kazi nyuma yo kumenya ko akundana n'umukobwa we. Gusa ibyo ntabitinda ahubwo akomeza kwishimira uburyo ki mama wabo ntacyo bimutwaye kuba bakundana ibyo batatekerezaga n'izindi mpungenge bari bafite z'abandi bantu bumva zivuyeho. Bumva noneho urukundo rwabo kuba mama wabo aruhaye umugisha rufite ahazaza.
Amanda na Patrick urukundo rwabo mama wa Amanda ruhaye umugisha. Amanda wari waramenye ko Patrick burya yanize agasoza kaminuza ariko ntabashe kubona akazi keza, yaje no kumushakira akazi k'ibyo yize muri rwa ruganda rwabo nyine yabasha gukora, ariko akazi k'ubuzamu atangira kuhakora, gusa aza kwimuka aba mu rugo iwabo ajya gukodesha, nyine yanga kuhaguma ndetse n'abashaka undi muzamu. We na Patrick bakomeza kwikundanira, nuko rimwe basohotse bari kuganira bari kuri date. Amanda agiye kubona abona hirya umuntu umeze nka Tsiri n'undi naramureba barebanye kuko abona ni Tsiri ari kumwe n'abandi basore inshuti ze. Abaraje abegeraho unafite n'ubwemezi arabasuhuza, arambwira ati se buriya kuki wanga kunyitaba igihe cyose nkwinginga? Amanda ati hano hantu uje udatumiwe, sinzi impamvu uje hano, uraneza umutekano muke, ndahamagara abasekirite. Kubona kwitaba telefone ni yanjye, kubona gusubiza telefone ni yanjye, kubuza mu rugo sinzi, ni iwacu, urambaza iki? Yaramzunguje umutwe arangije arahindukira areba Patrick abona ari ahantu amuzi, agerageza gutekereza neza yibuka ko yari umuzamu wabo, araseka cyane aramubwira ati wansimbuje umuzamu? Amanda ati ako mana yanjye uzi ko umuntu yari mu rukundo ahuma, uzi ko ubwo bwemezi narabubonaga ariko nkabona nta kibazo. Umuzamu hasi umusanzu wa nari nziriza kandi yamaze, sibyo? Yamaze niwe nawe ntabwo yanciye inyuma ngirwa nshuti. Sirongera kuvuga irindi jambo ryo kumva n'andi magambo ndahamagara umusekirite, vanga nta muntu gushaka. Patrick wari wanze kwivanga muri ibyo ngibyo yabonye Amanda atangiye kurakara, abwira Tsiri ngo nagende. Tsiri ahita amubwira ati wimbwira byinshi, ahita anagenda n'imyoza arakaye cyane, ahita asiga abashuti be bari kumwe aho ngaho, aragenda n'umujinya mwinshi nyine atumva uburyo ki Amanda yamusimbuza umuntu w'umuzamu. Amanda na Patrick bikomereza kwiganirira, mubwira ati yihanganire ibi ntibibaye. Patrick ati nta kibazo ndabyumva. Nuko nyuma y'amasaha make bamaze kurya banaganiriye nyine ibindi bintu byagenze neza, ba fagitire barataha. Amanda wabonye perime nyine usigaye unatwara abanza ageza Patrick mu rugo rwe, wakomeza ajya iwabo. Aragenda ageza Patrick we maze bakomeza ajya iwabo. Nyuma y'amezi atari make Patrick na Amanda bari mu rukundo, babashije kwihanganira abantu bose bavugaga nabi. Abari bazi Patrick bavuga ngo yari umuzamu w'iwabo bamuca intege, ibyo byose babasha kubyihanganira, ndetse babifashijwemo na mama wabo wabasapotinze kuva ku munsi wa mbere yamenye ko bakundana, akajya baba hafi kugeza no ku munsi Patrick na Amanda bemeranyije kubana. Nubwo Patrick yari yamaze gusevinga mu gihe gito, yaramaze akora kwa Amanda bamuha amafaranga meza afatika, n'ubundi ubukwe bwe we na Amanda bwabaye nk'ubukorwa n'umuryango wa Amanda hanini. Ibyo Patrick rwose atagizeho ikibazo, cyane ko nawe nyine mu bushobozi bwe hari ibyo yatanzeho amafaranga ye. We na Amanda baragenda bibanira ubuziraherezo mu rukundo batatekerezaga ko rwabaho, ariko byose bashyigikiwe na mama wabo, umubyeyi nawe utaraciye mu buzima bworoshye. Ibyatumye rero itagira ikintu na kimwe yinuba kuri Patrick. Wakoze cyane kubana nanjye, nitwa Anike Uwingabiye. Ndabizi neza ko inkuru ya nyuma uno mwaka tubona umwaka utaha. Nizere ko rero abagize Noheli nziza, kandi nakwifuriza kuzagira umwaka mwiza w'amata n'ubuki, imigisha myinshi cyane wowe n'abawe. Ibihe byiza.